Ni itangazo ribi cyane ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta gisoza umwaka w'amashuri yisumbuye, aho kandi mu by'ukuri nesa yarakaye cyane, ikaba yasuye itangazo mu masaha make ashize. Hakomeje kugenda humvikana inkuru by'umwihariko n'itangazo ribi cyane nesa isohoye, ivuze ko umunyeshuri wakoze ikizamini cya leta haba muri senior 6 by'umwihariko na level 5 wakoze iki kizami, ariko akaba yaratsinzwe, akaba atarabonye amanota 70%. Uyu nguyu yasigaye amenye ko aho ari hose mu by'ukuri nta diploma azabona. Rero mu by'ukuri reka nze nkubwire andi makuru ya nesa, ndetse kandi nesa nubwo yakomeje kugenda ishyiraho urugomero ruvuga ko mu by'ukuri utarabonye amanota 70% atazabasha kuba mu by'ukuri yahabwa diplome cyangwa se abashe kuba yanakomeza. Ese ni uko bimeze cyangwa se ni nuko byifashe? Ibi byose mu by'ukuri tugiye kuba twarabirebera hamwe. By'umwihariko nshuti mukundwa, reka nizere ko akiri bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu. Nimba bwa mbere turagusaba gukanda subscribe, ikindi kandi wibuke no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho aha ni kuri Rwanda Top Line TV. Ukomeje kugera mu by'ukuri ukurikiranira inkuru ziri update mu Rwanda, by'umwihariko ku bigo runaka, amatangazo yihariye ku bigo runaka, ndetse kandi mu by'ukuri n'andi makuru akomeje kugenda avugwa muri entertainment. Kuri uyu munsi mu by'ukuri ni itangazo ribi cyane nesa isohoye, ariko hagati aho ngo by'umwihariko nshuti mukundwa gufitiye irindi tangazo ryiza cyane rya nesa risize umunyu n'amavuta, rivuga ko mu by'ukuri umunyeshuri aho ava akagira, by'umwihariko abari kwiga nibo iri tangazo reba. Nimba uzi ko wakoze ikizamini cya leta wakuyemo akawe karenge, icyo usigaje no mu by'ukuri ni ukureba ese amanota 70 nzayazana kugira ngo mu by'ukuri mbashe kuba nabona passes yo kuba yakomeza. Riza leta no mu by'ukuri nuko zinameze, uzabasha kuba watsindwa akabura amanota 70% akakubayeho. Nimba uzi ko wakoze ikizamini cya leta urimo kwirara wiyemera, by'umwihariko dore ko bivuga ko abanyeshuri mugiye kurangiza mufite ibikabyo bikabije cyane, muzi ko mugiye kuba mu by'ukuri mwayobora isi hirya no hino. Ariko rero mu by'ukuri n'amanota agiye kuba yasohoka ku itariki 29 Kanama, aho kandi mu by'ukuri abanyeshuri muzabasha kuba mwategereza aya manota. Ni mu gihe kandi nese yongeye kwibanda ku banyeshuri bakomeje kugenda bava mu ishuri bakitwaza minerval cyangwa school fees, bakavuga ko mu by'ukuri abaderegiteri n'abayobozi b'ibigo bakomeje kugenda babirukana babaziza amafaranga y'ishuri. By'umwihariko rero aho uri mu Rwanda hose, nimba uzi umunyeshuri birukanira amafaranga kwiga, aba baderegiteri namwe ngiye kuba mu by'ukuri nababurira. Niyo mpamvu nababwiye ngo iri tangazo rireba buri muntu wese mu Rwanda, by'umwihariko ufite ahuriye n'ibijyanye n'ishuri, by'umwihariko abarezi, abaderegiteri n'abandi mu by'ukuri ba masters bayobora ibigo. Rero hari abanyeshuri bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi, bakavuga ko mukomeje kugenda mubabuza kwiga, bityo kandi mukabaziza uburyo bwa minerval. Bavuga ko mu by'ukuri badafite ubushobozi bwo kwiga, kuba mu by'ukuri bakishyura amafaranga y'ishuri, mukafata umwanzuro wo kubirukana. Nimba uzi ko mu by'ukuri wakoze iri kosa ukirukana umwana ku ishuri kakubayeho, ubaye uri umuderegiteri, kuko mu by'ukuri mu Rwanda nta muntu n'umwe ubasha ko mu by'ukuri waheza umwana mu kwiga, dore ko abaderegiteri bakomeje kugenda babaturegera. By'umwihariko mw'abanyeshuri mwe n'abandi mutari abanyeshuri ariko mukaba muzi abaderegiteri cyangwa se ibigo bikora aya mafuti, andika muri komenti uze mu by'ukuri utubwire uti hari ikigo runaka nzi cyangwa se hari abarimu nzi birukanye abanyeshuri bazize amafaranga y'ishuri nta bushobozi bari bafite, cyangwa se mu by'ukuri ari umunyeshuri wirukanwe azize amafaranga, ndavuga school fees. Nimba uzi ko mu by'ukuri hari uwo byabayeho, bitubwira no muri komenti, utubwire naho ahwerere kugira ngo tumukorere ubuvugizi, ndetse utubwire n'ikigo yigaho kugira ngo mu by'ukuri tuce aka gasuzuguro ndetse n'ubu busambo n'ubujura bukomeje kugenda bugaragara mu mashuri, by'umwihariko ku baderegiteri mukomeje kugenda murya amafaranga y'ishuri y'abandi bana bagiye kuba mu by'ukuri bakiga, mukabasha ko mu by'ukuri mwabirukana, mukavuga uti ngo nta munyarwanda, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, nta munyarwanda wemerewe kuba mu by'ukuri yakurwa mu ishuri. By'umwihariko umwana uri kwiga wese, nk'uko bivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kujya mu ishuri. Nimba umwana nta bushobozi afite iwabo, by'umwihariko umuryango akomokaho, ugafata umwanzuro wo kumwirukana kakubayeho, uyu mwana aramuka bivuze tukamenya aho uherere, mu by'ukuri umenye ko ibyawe uyu munsi birashobotse, ayo wariye nayo ngayo, ndetse mu by'ukuri ayo usigaje yasigarije muri gereza. Nimba uzi ko rero mu by'ukuri hari ikigo, ndetse kandi hakaba ari n'umuntu ushaka kuba wavugira, andika muri comment kugira ngo mu by'ukuri tubone uko tuzabakorera ubuvugizi. By'umwihariko rero tugiye kuba twarakomeza, ese nesa irisohoye irihe tangazo nk'uko rakomeje kugenda bivuga ko ari itangazo ribi, ni itangazo ridafite isura nziza cyane, aho kandi ritangazo rikomeje kugenda ryibanda ku banyeshuri bakoze ikizamini senior 6 ndetse na level 5, bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri utazabona amanota 70%, uyu nguyu yasigaye kakubayeho. Nimba warakoze ikizamini uzi ko mu by'ukuri ubwonko wabutaye kakubayeho. Nimba rero mu by'ukuri nawe uzi ko wakoze ikizamini cyawe wizeye, ukaba uzi neza ko uzabona amanota 70, uzabona diplome yawe, ndetse kandi iyi diplome uzabona izaba ifite n'akazi. Mu Rwanda rero mu by'ukuri ikintu cyatumye bafatira ku manota
amanota angana gutya bari basazwe mu by'ukuri bafatira kuri 50 mugakomeza kugenda mwirara uti 50 sinayabura 50 yo gukuramo esheke sinayabura ariko reka nkubwire ngo u Rwanda rwabonye ko mu by'ukuri abarimu bari gusoza by'umwihariko abarezi nta cyongereza bazi by'umwihariko nta gifaransa bazi ndetse unabona ko nyine ubumenyi bigishwe mu ishuri ntabwo bafite. Rero naho mpamvu mu by'ukuri n'abandi barezi mugiye kuba mu by'ukuri mwakorerwa operation cyangwa se igenzura mukaba mu by'ukuri mwahabwa ikizami muri ku kwezi kwa 9 mbere yuko abanyeshuri bajya ku ishuri mugiye guhabwa ikizamini kugira ngo mu by'ukuri musubire kwigisha abana mufite ubumenyi mwagaragaje, kuko twabonye ko hari abarimu batazi France cyangwa se igifaransa barangiza kwiga ari nk'ihene cyangwa inka ukabona bagiye mu ishuri mu by'ukuri bameze nk'abari kuragira umukumbi w'ihene. Abangaba rero mu by'ukuri nese yabizeho niyo mpamvu yabateguriye isomo ryanyu mugiye guhabwa mu by'ukuri ibizamini hirya no hino mu gihugu kugira ngo turebe ese abarimu bigisha abana bacu bameze gute. Mubyeyi rero mu by'ukuri ufite abana benshi cyane ukaba uzi ko nta bushobozi ufite bwo kwishyurira aba bana, usabwa ko wagaragaza ese mfite umubare w'abana bangana gutya ndetse kandi abana banjye bangana gutya yego ariko nta bushobozi mfite bwo kuba nabishyurira ishuri. Abo bana ntabwo basabwa kuba mu by'ukuri wabicaza ukabakora mu ishuri tugufashe wakuye umwana mu ishuri ngo wabuze amafaranga. Urutwitwazo mu Rwanda ntabwo ruriho. Nimba umwana nta mafaranga y'ishuri afite ugaragaze n'impamvu zituma mu by'ukuri nta bushobozi ufite maze ubundi ubashe kuba wafashwa n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo umwana wawe yige. Tumaze kubona ko mu by'ukuri imibare ikomeje kugenda inazamuka igaragaza ko abana b'abahungu cyane cyane bari gukurwa mu ishuri, bamwe tukababaza uti baratwirukanye twabuze minervari. Ni ukuri kw'Imana ndarahiye nongeye mbisubiyemo, yewe mu directeur ndetse nawe murezi wirukanye umwana uzi ko kubera ko nta minervari afite. Uyu mwana naramuka bivuze yego dushobora kukubabarira ariko kwindi nshuro ntabwo tuzakubabarira mwana bivuge cyangwa se mubyeyi ubigaragaze muri comment kugira ngo tuzabashe kuba twagukorera ubuvugizi ku buyobozi bwa NESA kugira ngo by'ukuri bunarebe ese aba bana bakomeje kugenda birukanwa bimeze gute. Aya makuru akomeje kugenda atugeraho ubona ko nyine mu by'ukuri abanyeshuri mu Rwanda bafite impungenge zo kwirukanwa mu ishuri ndetse kandi bavuga ko bazizwa amanota y'ishuri. Ibi ngibi mu by'ukuri ntago ari urwitwazo nk'uko nabikubwiye, andika hasi muri comment niyo mpamvu twahashyize kugira ngo mu by'ukuri turebe ibibazo mufite kandi mu by'ukuri mukomeze kugenda mubikorana discipline ndetse kandi murabikorane umuco w'abanyarwanda by'umwihariko nk'uko nyine abanyarwanda twatojwe kuba mu by'ukuri twabasha kuba twatozwa ubutore bwa kinyamwuga cya butore mu by'ukuri twatojwe mubashe kuba mu by'ukuri mwabigaragariza hano kugira ngo tuhanyurane umucyo tunarebe ese mu by'ukuri abana bo mu Rwanda bagomba kuba bakiga iki kintu tukakirwanya cyo kwirukana abanyeshuri kubera ko nta minervari bafite. Reka nkubwira ngo mu by'ukuri urangije kwiga ndetse kandi ukaba ushaka kuba wakorera muri USA, reka nkurangire ahantu heza cyane mu by'ukuri wabasha kuba wagenda gukura ubumenyi ndetse kandi ukajya gukorera muri Canada, USA ndetse na Europe n'ibindi bihugu bitandukanye kugira ngo ubashe kuba mu by'ukuri waba inzozi zawe zaba impamo. Reka se mu by'ukuri nkurangire ahantu heza cyane wabasha kuba wakura ibi byose ugakora application ukajya gukora akazi hanze y'u Rwanda.